Zaririmba kuzuka kwe n'impamvu yo kwizera kwacu Yesu umucunguzi ntare Yuda niyerekanwa nzimana nawe nzaririmba kuzuka kwe n'impamvu yo kwizera kwanje Yesu umucunguzi ntare ya Yuda niyerekanwa nzimana nawe zaririmba kuzuka kwe n'impamvu yo kwizera kwanje Yesu umucunguzi ntare ya Yuda niyerekanwa nzimana nawe yashenjaguwe ku bwanjye ntagakiza karutako Yesu yankijije nta rukundo rurutako yashenjaguwe ku bwanjye ntagakiza karutako Yesu yankijije nta rukundo rurutako yashenjaguwe ku bwanjye ntagakiza karutako Yesu yankijije murakoze inshuti zacu turabasuhuje mu izina rya Yesu aho muherereye mwese kurikira turavuga Imana ikomeze baguhere umugisha kandi twizeye ko mumeze neza abatameze neza mu buzima n'isi dutuyemo nikomeze isi uko ubishaka niko igira umuntu rero ukomeze wenda wumva we bitameze neza twizere Imana ko ejo ni heza bizagenda neza n'abameze neza nabo mukomeze mwishimire uburyo mumezemo rero twagarutse Gaju Sandra tumaze igihe tudakora twari tubakumbuye twari kuganira namwe mu buryo n'ubundi bw'ikiganiro ubushize uburyo twakozemo ababyishimiye turabashimiye n'ababinenze nabo turabashimiye kubera ko umuntu ajya uko abyumva ko yumva ibintu niko avuga turabashimiye rero abantu babashije gutanga komenti nziza yimbise ariko buri ikintu cyose uko cyaba kimeze kose ugaha umuntu kuraje cyangwa se ukavuga n'uko ubyumvaga ni urubuga ubushize urabasobanurira abantu isomo komenti bavuzeho noneho basubiza hari ibibazo bari kubaza cyangwa se akavuga ukuntu nyine wabyumva uragerageza gusobanura wenda abantu basobanukirwe mumeze mute guys nanjye nizeye ko mumeze neza ndabashimije Mwami Yesu Kristo muramugisha cyane kudukurikirana support yanyu turayibona comment like subscribe share umuntu utabikora ntabwo yabikora ariko mutugaragaza urukundo turamushimira kandi turamukundira naho comment umuntu avuga ukabyumva bitewe n'uko undi ari kubyumva ariko nshimira abantu batanze comment zariyongereye comment guys njye nkunda comment cyane nizo zigaragaza nyine cyane kabisa rero hari umuntu wavuze ngo bino topic ngo twavuzeho y'imibonano myiza y'umugabo n'umugore cyangwa se ku bantu bashakanye ngo urugo rwiza biranga urugo rwiza ngo iyo topic ngo twege nk'iturebe guys kandagira ngo nta kintu twavuze kibi
ahubwo twunguranaga ibitekerezo cyangwa se inama nk'abantu bashakanye kubera ko natwe twarashatswe turubatse ntabwo twigeze tuvuga nyuma wenda y'ubuzima tutabamo twebwe tuba muri ubwo buzima kandi n'abashuti bacu badukurikiranye benshi nabo wenda barashatse abandi barashatswe rero ntekereza ko aravuga ngo mbese ntabwo bitureba mbese yabivuze ntiyarangiza interuro ariko yavuze uburyo ngo twagiye beyond y'ibyo mbese dukora ngo byaba gospel ngo uko turirimba ngo ntabwo ngo tukwiye gukora ikiganiro ntabwo tugomba kubaganiriza oya ntabwo bihuriye ahubwo byose biruzuza ubundi do wenda ari ikintu nasobanukiwe wenda si kera cyane ariko nasobanukiwe neza yuko nta torero ryaba rihari famiye idahari kandi ikintu namaze kubona ibintu udakorera mu wawe mugenzi wawe inshuti yawe babyeyi abantu bakuru n'abatoya badukurikira ikintu udakorera mu wawe cyiza ukaje kukidukorera hari imbere mu ikanisa mu matorero musengeramo ntacyo biba bitumanye iyo utera urugo rwawe niba udatoje urugo rwawe gusenga se cyangwa se ngo were n'imbuto madamu wawe cyangwa were n'imbuto umutware wawe wabasha kuririmba hari imbere n'inde gufasha nta kandi dukeneye wenda yego biba bikenewe ntari imbere ariko ibyo ukora byiza tuba twifuza ko ariko n'iwanyu biba bimeze rero ntabwo wavuga ngo twagiye beyond n'ibyo dukora cyangwa se n'aho tubarizwa ntaho bihuriye n'ukuvuga ngo igikorwa cyose cyiza ni ukuramya mu rugo rwawe niba ubanye n'umugore wawe neza biratwaye tubavuga mukundanye mwizerana mudahishanye utuntu nta mabanga ntaki mwizeranye mukundana urugo rwanyu rumeze neza ni ukuvuga ngo ubu uri kuramya imana wayihimbaje nta kimana yagushinga rero murakoze guys kuri izo comments abatubwiye wenda n'ubwo ntabwo ari ukuvuga ngo yavuze nabi yavuze uko abyumva ariko tubashe kubasobanura wenda murabyumvishije ntaho bitandukanye kuganira ririmba ejo tuzabazanira wenda hari abantu badusabye umuririmbyi ntabwo yabasha kuboneka uno munsi ariko tuzazana umuririmbyi tuzana keyboard turirimbe kuko byose ni ubuzima bwacu kandi nibyo tubamo buri munsi rero guys twaje kuganira kuri topic ya nanone niyo kuramya imana no kwihimbaza niko navuga mu buryo murabona kenshi iyo umukobwa ashatswe cyangwa umuhungu agashaka hari ibintu bigabanuka mu murimo yari afite w'uburirimbi hari imbogamizi agenda ahura nazo z'umuntu washatswe w'umuririmbyi hari imbogamizi agenda ahura nazo ariko kubera inshingano ariko kandi bitabuza yuko yakomeza kumwiga hari umuntu uvuga ngo uwo ashatswe nzabifatikanya gute n'urugo nzabifatikanya gute n'abana nzabifatikanya gute n'umugabo cyangwa se n'ibindi reba mu nzu ariko byose birakunda mbese ni ukuvuga ngo iyi topic y'uyu munsi ni ukuvuga turavuga kuri challenge umuririmbyi w'umumama cyangwa se umupapa ahura nazo umusore cyangwa umusore mbese urubyiruko umukobwa cyangwa umuhungu adahura nazo niyo topic y'uyu kandi bose bakora umurimo umwe ni abaririmbyi cyangwa se n'abacuranzi mbese nyine mu bijyanye ariko mu kuririmba niho tuganira rero izo challenge izo umuntu washatse n'izo umuntu utarashatse aho biba bitandukanye ama challenge ni ukuvuga ngo umuntu utarashaka buriya kereka wenda akagira imbogamizi z'iwabo ariko nabwo si cyane hari igihe wenda kereka ababyeyi badakijijwe ariko umuryango ukijijwe ntabwo wabuze umuntu gukora umurimo w'Imana noneho iwe kuvuga ngo azabura umwanya wo kujya muri practice azabura umwanya wo kujya wowe reka tuguhere kuko warashatswe ariko washatswe uri umuririmbyi wowe abandi turagenda nyine tuvuga mbese bakomeze bisanisha ubwo turi gutanga urugero ko turubatse ariko mbere ntarubaka noneho bitandukaniye he n'ubu nyine
rero rero uwo muntu muririmbyi nawe mbere atarubaka na nyuma yabwo ubwo nawe arahita yishyira umwanya yego wowe wiherere wowe mbere utarashaka urabizi ko ari umuririmbyi mwiza ubikora neza ubiha umwanya ni iyihe challenge wahuye nayo umaze gushaka kuko uburirimbyi ni umurimo ukunda ni umurimo wenda navuga ngo ukubamo wabonye bitandukanye no kuba ukiri umukobwa uririmba no kuba uri umugabo ni iyihe challenge kugira ngo abakozi bacu wenda badukurikiranye b'abamama cyangwa se abapapa nabo bahura n'imbogamizi baravuga ngo abagore gusa ngo nibo bahura ngo n'imbogamizi ariko n'abapapa nose niba ugize urugo uzase hari abantu ushinzwe famiye yawe yose ari abana ari umudamu wawe mbese urumva birahinduka ntabwo bimera nk'umusore ubyuka mu gitondo agahita yogera agahita yigurukira akagenda ntabwo biba bihuriye bitandukanye rero biratandukanye ku rwego rwo hejuru ni ukuvuga ngo mbere ntarubaka ni ukuvuga ngo nahaga umwanya uyu murimo dukora nkumva ibitekerezo byanjye byose niho biri nta muntu wafokasinga abana bavuge ngo umwana agira gutya gire gutya ubu mu rugo ni imishinzwe n'iki niba najyaga mu kazi nava mu kazi nta kindi ni practice mu gitondo ni kujya muri studio cyangwa se turajya mu masorti runaka mu minisiteri mbese nkumva nta limite ivuga ubutumwa rye ryose nta nanwe nasiba icyo kintu kereka wenda akazi kamfatiriye ariko atari kuvuga ngo ntibyari akazi ni ukuvuga ngo ahantu hose nabaga ndi cyangwa wenda narwaye ariko ndi muzima ni umutamo by'amajoro mu makesha nasibaga wenda badutumiye twatumiye ntabwo navuga ngo ndareka itimwe yanjye bayitumiye ngo ngewe ngo narise kereka ndwaye cyangwa se habaye ikindi kibazo gituma ntagenda ni ukuvuga ngo nabaga ndi free mu buryo bwose bushoboka ariko nyuma yabwo noneho maze gushaka ni ukuvuga ngo uratwite urabyaye ndatwite kandi iyo umuntu atwite ni ukuvuga ngo ntabwo wenda wavuga ngo urarara amajoro yose uba winaniriwe nta mbaraga nyinshi uba ufite zo kuvuga ngo wenda urarara amajoro ngo ujye mu makesha ujye muri practice yose ukanarwaragurika ku buryo urinda ubyara uri mu bihe bitakwemerera kubohoka ahantu hose ngo ugende icyo gihe rero kirangire ubyare witwa umubyeyi ndakurahiye ni ukuvuga ngo noneho nibwo bikomera kurusha kwa kundi wari utwite utwite ubwo wagerageza nubwo uba utwite umwana ariko ubusa nkaho uri wenyine ukagerageza ukitabira hari n'abantu baba bafite imbaraga ku buryo akora njya ndebera urugero rwiza chance na belle chance ajya tubera urugero rwiza cyane bitewe n'ukuntu nyine aba akomeye yaba atwite yaba atwite mbese nyine arakora kugeza abyaye ibyo turabigeraho iyo ni ikindi gice turi gukora mbese conclusion twe dukeneye challenge yani uri dutandukanye noneho nyine wabonekaga ukiri iyo impamvu nari mbivuze ukuntu hari abantu bakora kugeza babyaye bagakomera kabisa akajya muri ibyo bintu byose noneho byara uba ufite uruhinja kandi hari igihe ugira impungenge zo kumusigira umuntu nakora ari gatoya ku buryo ushobora kumara amezi 4 uri mu nzu mbese nyine bisa nkaho byagucanze biba bitandukanye ujya ahantu nyine mbese cya giterane gikaye wenda wumva utasiba pe ndabareka nihangane sigire ndeba uko nsiga umwana amasangana gutya ariko mboneke ariko mbese ubu uri ku murongo ngenderwaho bari ibintu byinshi bikureba nijoro ntushobora ngo urarara mu bitaramo niyo wakirara mbese ni amasaha 2 nabwo ujyayo amasaha 2 ukabura akazi ni ukuvuga ngo ntago kuba uri umugore rwose cyangwa uri umupapa abapapa wenda ku byo kuririmba sinzi si cyane nk'abamama nabo bafite inshingano nyinshi ashobora kuba afite akazi runaka bahayira urugo rwe rugatunze urugo rwe akagati mu byo kurimba rero ni ukugabanya kareka nzajya wenda ndi kuruhuka nzajya ngenda ndirimba ariko si cyane nkatwe naho twebwe haba harimo challenge biba bigoye birumvikana ugereranyije
koko habe nanjye uburyo nabonekaga nkaboneka cyangwa mu mapractice muri studio uko mbishaka nyine ntabwo byakunda ntibikunda ariko inshuti zacu mudukurikiye abaririmbyi bafite izo mbogamizi ariko nabwo ntabwo ari mbi navuga ngo ni inshingano nta nubwo ari imbogamizi bafite izo nshingano zitabemera gukora umurimo wo kuririmba nk'uko bikwiriye ariko ntimucike intege ntuzabuzwe ngo ufite umwana ngo sizongera kuririmba ngo ndabire abantu bameze bavuga ati ndashatswe n'ubu inshingano zibaye nyinshi reka mbireke ngabanye zacu umuntu ukunda kuririmba uragerageza niba wenda uzi ukora practice kabiri mu cyumweru wenda ugakora iyo niba wajyaga mu bitaramo by'ijoro ukaba hari ibyo ugabanya ariko ntubireke ngo urambike umuntu nakubona kwibaze use uyu muntu yagiye arimbaga wacaho uzi uyu muntu yaririmbaga ari umukobwa abantu bavuga akananga no gushaka cyangwa bakavuga ngo yari akeneye ngo umugabo yari akeneye ngo hariya ngo agahora kuri aritari ari kuririmba ngo nuko ngo yamaze kubona umugabo ngo bihita birangira rero mugende mureke ubunebwe abamama bagenzi bacu urumva ariko ari ikintu hari ikintu ukora nko kwinezeza wumva ari ibintu bitagufasha ariko umuntu wumva ko kuririmba aragerageza mbese ari ikintu waranje ibintu byawe byose uriyeranje uburyo bwose ukavuga ngo ndakora uburyo bwose ushoboye ibintu byose bitungana kandi n'iby'iwanje neza abana banjye bameze neza ubutaha guys nibwo ninjiriye tuzaganira ku bana kugufata umubyeyi ni gutafata umwana wawe neza amuha care nubwo yaba afite inshingano nyinshi byo tuzabivuga ubutaha rero aho yaravuze ukamenya ngo abana bameze neza abana mbese nta kibazo mu rugo ibintu byose bimeze neza ariko no kwimbuka bikomeye ariko warangiza kwayiranje ibyo bintu ukabuza ngo no kuririmba ni umurimo wahawe nta mpamvu yo gufunira impano yawe ngo ifire muri wo urabizi neza kuririmba kandi urabikunda ariko ukavuga ngo ariko se ngo nzajya mufatanya n'aba bana ntahekana urugero warubuze chance bona chance abananiwe pe twite akarinda byaha kabisa niyo byaye amarukwezi cyangwa abiri nyine bya bindi yo kuba ugakomera n'umwana nyine akamwitaho mbere akiri uruhinja nyuma umwana kuri stage icyumweru cya nyuma nyine ni ibintu bakavuga ngo chance yabyaye icyumweru cya nyuma kandi afite abana benshi nabo bashobora kuvuga ati reka nicare ngire gutenga umega ndeba abana ariko hari umuntu w'ababyaye na rimwe akananirwa akananirwa studio wapi wapfa se atarabyara wenda twica nuko mugahita mubura nyine n'ibyo guys mugende abaririmbyi badukurikiranye baba mama afite izo nshingano wenda zibisa nk'izigose n'abapapa ariko n'abapapa ariko abafashe cyane ariko hari n'abandi baba baririmba abaririmbyi bakiri abasore nuko yashaka bigahita birangira rero nawe uwo byananiye ko ari abo bitananira ko aba yumva ntabigize cyane ko nyuma y'akazi wenda niba ari nyuma ya weekend muri weekend arajya muri ibyo byo kuririmba arabona umwanya uhagije kubera ko nawe imirimo yo mu nzu akenshi ntibibareba ibintu byo mu nzu ariko twebwe dushinzwe kureba ibintu bimeze neza birapanga rero uwo rero nawe byananiwe w'umupapa agenda yumva ari ikintu kiri ku mutima wiwe yumva akeneye akunda rwose abikomeze kubera ko ni ukwiyera ni ukwiporogaramu ukavuga ngo ngomba gukora ikintu ukunze ntabwo wakigurana uragikora pe ngo ibintu uragikora kandi ukagikora mu mwanya muto wabonye cyangwa se munini ariko kubikunda ubishakira umwanya kandi ukabikora bikunze rero baramye beza mudukurikiye mugende mugabanye wenda ibintu bibahugije ukomeze umurimo mwahamagariwe umurimo ukunze ugomba kuwukora ikintu ukunze ugomba kugikora kandi ukagikorana umwete ugomba kubikora kandi uko nibwo buzima ikintu ukunda ubundi nubwo wavuga ngo wenda ngo byakuvuyemo ngo byararangiye hari igihe ngira gutya
ugahita umubona araririmba abantu bakikanga Cyane. ko ni ikintu kikubamo abantu bagatanga sura umuntu yagiye Byagenze gute ni ikihe kibazo yagize kandi ugasanga mu by'ukuri ntacyo ariko wamubona kuri stage ari kuririmba ukumva ni ibintu bitangaje ukuntu aririmba neza ariko ukuntu ataboneka kandi hari abantu benshi uba uri gufasha abantu benshi uba uri kugira gute mbese uri gutuma bishima rero niyo mpamvu ugomba kubikomeza ukabikunda ureba mama Kabagamba uzi igihe yatangiye kuririmba ahubwo ino topic twayivuze turi twenyine ariko tuzongera tuyigarukeho nitubazanira abantu bamwe nabo baba baririmbye Kabagamba yararirimbye kuva kera n'ubu turacakomeza kuririmba nawe ari kuririmba cyane ntawe yatangiye kera yaba ari ibintu bitamuhama abararetse none se nk'imyaka y'ubu nyine imwemera rwose kwicara ntacyo nk'abandi nyine bose bumva ko nta kintu wenda bigize ariko kubera ko ari ikintu kimuba ku mutima mbese gihora gipushinga akunda ahantu hose yumva yagikora niyo mpamvu yabikomeje nta kintu tuzire hari abantu rero tugomba kurebera aho hari urugero rwiza ari ingero nziza mbere y'Imana mu mirimo yaduhaye kandi kuririmba niba ubyiyumvamo uwo ni wo mirimo Imana agushyiriye uzireguza iki uvuga ngo Mana njyewe ngo ntari wenda inshingano zino ko Imana aguhaye umurimo ugomba kuwukora neza n'umwete kandi uwukunze cyane Imana Kristo wanguza maraso yawe nikicambuguruza iyo mano Kristo nuwanjye ndamahoro nikicavuguruza iyo mano Kristo nuwanjye ndamahoro Imana Kristo wanguza maraso yawe nikicavuguruza iyo mano Kristo nuwanjye ndamahoro nikicavuguruza iyo mano Kristo nuwanjye ndamahoro Kristo nuwanjye ndamahoro Kristo nuwanjye ndamahoro rero guys mwakoze cyane kudukurikirana uyu munsi mukore subscribe abantu batarakora subscribe bayikore izo comment rero yemba numva ndi kuzuza iyo ndi kubona comment nyinshi anumva nishimye ndanye n'ukuri ndazikunda muzajya muduha comment turabakunda n'ibitekerezo byiza hakura nyine mwari mwavuze bituma hari byinshi wenda umuntu yahindura cyangwa se kongeramo bitewe na comment yawe rero comment zanyu zirakenewe mutarakora subscribe please mukore musoze mwikora Imana ibamugisha rero turabakunda yari Gaju Sandra turabakunda Imana ibamugisha